nza kuvamo mu mpera z'umwaka wa 2020. Ewa wasanze kwibanira n'umugabo wawe ari byo byaguhuza n'Imana kurusha kuba mu biki? Kandi muri buriya buzima nta mafaranga nyine tuba dufite. Urabona iyo dusezerana, iyo akorwa amasezerano y'abihaye Imana, basezerana ubusugi, kumvira n'ubukene. Wasanze wagiye nta makuru ahagije wifiteho. Gake gake nagiye nimenya kurushaho. Kuba narinjiyemo byamfashije kwimenya kurushaho. Mbere ntabwo nari niyizi, ariko ku masomo twahabwaga narimenye kurushaho, noneho menya n'icyo nkunda kurushaho, n'icyo nakora kurushaho kugira ngo kinyinjize mu butagatifu. Murakoze. Urazikora kuba waravuyeyo ndetse hari n'abandi tugenda tumenya bavuyemo, si ikimenyetso gikomeye cyuko hari n'abandi bafunga umutwe bakagumayo kandi atari umuhamagaro wabo. Nuko rero ubwo mukoze mariage, ubu ngubu muri mu kwezi kwa buki. Muri mu kwezi kwa buki. None se hari impungenge ngize? Turate bitangaza by'Uhoraho usumba byose, tuvuga ibigwi by'Imana Data we mubyeyi wacu. Urupfu rurakanyagwa, rwatumariye ababyeyi bacu n'inshuti, rurakabohwa rujugunywe mu muriro. Niho rero nkibaza nese urupfu rusa gute? Niba ari inzobe cyangwa ari ni igisimba, ni inzobe n'umukara bikanyobera. Imana yangiriye ubuntu ubwo kunsogongeza ku mpano yayo y'ubuhanzi. Yego. Ndi umuhanzikazi nkaba n'umuririmbyi. Yego. Nshuti bakunzi ba Emipro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, aho muri hose, abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora, Kristo Yezu akuzwe. Gahunda murayizi ni Catholic Church Entertainment, muri angle zayo zitandukanye, harimo musique, indirimbo. Ubwo yuvuze indirimbo hazamo nyine gukora indirimbo, hazamo no kuganira n'abahanzi n'amakorari, ndetse hakazamo n'ukwemera, ibijyanye n'ukwemera kwacu. Muri aka kanya ngiye kuganira, ngiye kwakira umumama mwiza cyane, nako aratubwira niba ari umumama cyangwa akiri umukobwa, akiri singo, mwiza cyane rwose muri kubibona. Afite ubukungu bwinshi yifitemo bushingiye ku mpano n'ubumenyi Imana yamuhaye ndetse no ku mateka ye, aje kudusangiza kugira ngo umuryango mugari w'abana b'Imana muri Kiliziya Gatolika dukomeze dusangire kuri ibyo byiza bya bindi turirimba muri Magnificat, Imana yaduhaye ikaduha n'ubugingo bw'iteka. Reka muhe umwanya adusuhuze, umwanya no wawe. Murakoze cyane. Nitwa Mujawamariya Scholastique. Mvuka mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Nyagatare, umurenge wa Gatunda, akagari ka Kabeza. Nkuko mubivuze rero, ndi umudamu ndubatse. Abantu umukristo mu muryango w'Imana muri Kiliziya Gatolika. Yego. Murakoze. Ubwo ni muri diocese yihe, paruwasi yihe? Ni muri diocese ya Byumba, paruwase ni Rukomo. Rukomo mpafite korari njya nkorera indirimbo yitwa Izuba ry'Imitima, urayizi? Ndayizi. No ku itariki 8 nzajya kubashutinga nabakoreye indirimbo enye. Ni korari yacu ndayizi twayikuriyemo. Wow. Ibuze kubansuhuriza. Ndakoze. Rero urakoze kudusuhuza gutyo, ariko hano kuri Emipro Media dukunda kuganira n'umuntu twamenye neza muri angle zitandukanye z'ubumenyi, niho ikiganiro kiryoha. No kuvuga utwibwiye gutyo, ariko ntago bihagije. Uratwibwira academically nyine urabyumva mu bijyanye n'amasomo wize, n'utuzi wakoze,
ndetse unatwibwire nk'umwaritiste nk'umunyamuziki, kuko impamvu uri hano nuko ni imwe muri ziriya amaze kuvuga haruguru. Swat ashobora kuba ari umuziki cyangwa ari iby'ukwemera, ariko wenda bizi ko byose nge nsanzwe mbizi, ariko ndi gushaka ubibwire abadukurikiye. Murakoze. Njye ubusanzwe mu buzima bwanjye nize amashuri abanza, niga n'ayisumbuye. Noneho mu yisumbuye nakurikiranye ishami ry'ubunyamabanga. Iby'umunyamabanga? Yego, ry'ubunyamabanga nibyo nakurikiye. Noneho nyuma yaho akazi nakoze naje gukora muri imprimerie hano muri uyu mujyi wa Kigali. Nakoze nk'umwaka umwe gusa. Urabirezimye cyane buriya. Rero abakunzi ba Pro Media, hari ukuntu uhita ukumbuza nk'umuntu mwiganye ukavuga uti nize nka primaire nayize aha n'aha, ugasanga ari nk'umuntu uzadukurikira mwiganye agahita yishima ati wawe kaminuza nayiza ibintu nk'ibyo. Ubwo reka ngasubiremo. Yego. Murakoze cyane. Amashuri abanza nayize muri primaire ya Rukomo, ariko nza kuyarangiriza muri primaire ya Rushaki. Rushaki nayo ni paruwase iherereye muri diocese ya Byumba. Yego. Amashuri yisumbuye igice cya mbere cya Troncome nakize mu karere ka Kinihira muri college Urumuri. Yego. Noneho nza gukomeza amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye umwaka umwe mu wa kane nawize ku kigo cya Lycée du Lac Muhazi i Rwamagana, giherereye i Rwamagana. Noneho indi myaka 2 mu wa gatanu no mu wa gatandatu mbikomereza ku kigo cya Saint Joseph le Travailleur kiri impande ya paruwase ya Sainte Famille. Sainte Famille hari mu mujyi? Yego. Yenda hazi Saint Joseph le Travailleur. Yego, murakoze. Aho niho warangije nyine secondaire? Niho narangije secondaire. Yego. Yego. Wahise urekeraho ntabwo wakomeje? Ntabwo nakomeje, ubwo nahise mbona akazi, nashatse akazi nibwo nagiye gukora muri imprimerie. Imprimerie yitwaga Nika, iherereye hara ku Muhima Kureto. Niho yari iherereye icyo gihe. Ubu ntabwo nzi nimba igikora kuko hashiye imyaka myinshi cyane. Yego. Ubwo niho ugikora n'ubu ngubu aho ngaho? Oya, ntabwo ariho nyikora. Hari indi gahunda naje gufata hagati aho bituma rero ntakomeza gukora. Yego. Iyo gahunda ndumva nyifitiye amatsiko. Uzamure mikoro ho gatoya. Iyo gahunda rwose nyifitiye amatsiko, kandi n'abadukurikiye ndabizi ko bayafite, kandi ifite n'akamaro. Murakoze. Iyo gahunda naje kumva nari mfite umuhamagaro wo kwiha Imana. Yego. Ubwo noneho naje guhagarika nyine gukora iyo gahunda, ako kazi nakoraga bitankurikira umuhamagaro niyumvagamo kwiha Imana. Ubwo hari mu mwaka w'2010 nkora ako kazi, kuko nari narangije mu mwaka w'2009 amashuri ya secondaire. Yego. Noneho rero nza gukora umwaka umwe muri imprimerie nyine. Muri 2011 nibwo nahise mpindura gahunda nkahita nkurikira umuhamagaro niyumvagamo wo kwiha Imana. Wow, no kuvuga se ubwo iyo uvuze kwiha Imana abakurikira Pro Media benshi harahita bumva padiri cyangwa masere. Wewe wahise ujya bwo kuba umubikira? Wow, wari umubikira? Wow, umuhiye congregation? Muri congregation yitwaga ababikira ba Nyagasani cyangwa se Les Franciscaines du Seigneur. Franciscaine du Seigneur. Yego. Ababikira ba Nyagasani. Wow, mu Kinyarwanda rwo nuko babyita. Yego. Nibyo. Ubwo se Scholastique, ubwo mpisangira amatsiko rero, ngira amatsiko ya danje. Ubu ndumva nifuza nyine kukumbwira ukuntu uwo muhamagaro waje, n'ukuntu nyine byagenze, process byanyuzemo nyine kugeza ugezeyo no kugeza n'igihe wamazeyo no kugera uvuyeyo nyine ukuntu byagenze. Murakoze. Umuhamagaro
nawiyumvagamo kuva na kera kubera ko nari naravutse mu rugo rw'abakristo. Abakristo rero ababyeyi banjye badutoje gukunda Imana, gukunda gusenga no gukunda gukora ibikorwa byinshi binyuranye. Muri uko gukura muri uwo muryango rero w'abasenga, twakuriye mu miryango itandukanye ya Kisiyo Katolika. Ngewe nakuriye mu muryango w'abarejiyo Mariya, noneho nza kujya no mu w'abakarisimatike. Ubwo rero iyo miryango yose yamfashije mu buryo bwo gusenga. Byageze igihe rero nza kumva ko mfite umuhamagaro wo kwiha Imana, bitewe nuko nakundaga gusenga. Igihe kiragera rero nza kubyinjiramo. Yego. Nza gushaka kominote njyamo, nza kuyijyamo. Icyo gihe nahisemo kominote yakoreraga YouTube y'aba Franciscan. Yego. Yakoreraga Arusha muri Tanzania, mu gihugu cya Tanzania. Yego. Niho rero naje kujya gutangirira gukora formation mu mwaka wa 2011. Ndayikora, nza gusezerana amasezerano ya mbere mwaka wa 2014. Ndakomeza. Yego. Ariko byaje kugira igihe ko nagiye niyumva muri nge, nkurikije uko numvaga koko ikintu cyansunikaga kurusha ikindi muri icyo gihe maze gusezerana na nyuma yaho, kuko nabimazemo imyaka 6 nsezeranye. Yego. Noneho mu muryango wacu twasezeranaga ya burundu tugeze ku myaka 9. Hagati aho rero cyari igihe cyo kwitekerezaho kugira ngo ya myaka 9 izajye kugera koko numva ko ngomba gusezerana ya burundu cyangwa se ngomba guhindura ubundi buzima. Ubwo rero nyine nkurikije uko niyumvaga, naje kubona ntabikomeza, mpitamo ubundi buzima, nyine mpitamo kuba umurayiki. Umurayiki mwiza. Sikora tubwire ukuntu wiyumvise waraye ugezeyo bwa mbere, wumvise uko wabitekerezaga, gereranya uko wiyumvise ugezeyo nuko wari umeze mbere yuko ugerayo. Byari bimeze bite? Byari byishimo. Uko nabyiyumvagamo bwa mbere ntarinjirayo, nari mfite inyota nyinshi nyine yo kwinjiramo ngo ndebe uburyo basenga, uburyo begerana cyane n'Imana. Nari nyotewe cyane, kandi koko ngeze niko nabisanze. Nasanze wasanze ari byo byiza kurusha ibyo wabagamo. Yego. Yego. Ko byarankomeje cyane. Byarankomeje cyane koko mbona ko basenga neza kandi bakora n'ibikorwa byinshi binyuranye bituma umuntu koko yitagatifuza. Murakoze. None se kuki Imana yagushyize ahantu heza ukahava? Naje gusobanukirwa. Mbere baratwigishaga bakatubwira ati hari imihamagaro myinshi itandukanye, hari guhamagarirwa kubaka urugo cyangwa guhamagarirwa kwiha Imana, cyangwa se ukashobora kuba utihaye Imana, utanabaye umwihaye Imana, ugahitamo nanone ubuzima bwo kubaho ngaho ukorera Imana nyine kuko hari ikintu uba wumva wiyangaje gukora. Yego. Ndi kubyumva nyine ko urumva we ugikandagira yohise wumva ari byo byiza kurusha ibyo wari. Ni nk'uko umwana yaba ari nko mu nda ya mama we, yagera ku isi akahakunda akumva atasubirayo. Ubwo wowe nyine kuki utakomeje ngo uhagume nyine ko byari byiza nyine kuki urumva wagendeye ku makuru yuko bakubwiye se ko hari n'indi mihamagaro 3 cyangwa hari ikintu cyatumye nyine kuki sorry. Murakoze. Gake gake nagiye nimenya kurushaho. Kuba narinjiyemo byamfashije kwimenya kurushaho. Mbere ntabwo nari niyizi, ariko ku masomo twahabwaga narimenye kurushaho, noneho menya n'icyo nkunda kurushaho, n'icyo nakora kurushaho kugira ngo kinyinjize mu butagatifu. Murakoze. Wasanze wagiye nta makuru ahagije wifiteho. Ako kantu ni keza. Nanjye nigaga mu seminari nkuru kera. Hari ukuntu umuntu nyine ava iwabo atekereza, cyangwa iyo kirangiza segonderi hari maturité intellectuelle nyine ubudafite, ariko amasomo yo muri filosofikumu hari ukuntu agenda gusukura ukaba wowe nyine. Nawe niko byagenze? Niko byari bimeze. Nuko rero ubwo uvayo mu buhe mwaka? Narakomeje mvamo nkomeza kwitekerezaho
nkomeza kumenya icyo nkunda kurusha ibindi, icyampuza n'Imana kurushaho. Nza kuvamo mu mpera z'umwaka wa 2020. Ewa, wasanze kwibanira n'umugabo wawe aribyo byaguhuza n'Imana kurusha kuba mu biki? Ibikorwa nimvagamo muri nge nshobora gukora. Niba atari ibanga ni nk'ibiki nyine, ni nk'ibikorwa byaguhuza n'Imana utari gukora uri hariya ubu ngubu ukora. Murakoze. Urabona iyo dusezerana, iyo hakorwa amasezerano y'abihaye Imana, basezerana ubusugi, kumvira n'ubukene. Noneho nkurikije ibikorwa nge numvaga nakora, ntabwo nari kubibamo na rya sezerano ry'ubukene nasezeranye, kuko ibyo bikorwa byansabaga kuba ndi umuntu ufite nk'ubushobozi, ufite amafaranga. Yego. Kandi muri buriya buzima nta mafaranga nyine tuba dufite. Ubwo rero nyine nibwo nahise mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ibintu bindimo niyumva nshobora gukora, reka ngende njye kubikora mbishyire mu bikorwa. Ubwo rero byansabye nyine uburyo bwo kugira ngo mbe nabigeraho. Yego. Ubu ngubu watangiye kubigeraho? Natangiye kubigeraho kuko numvaga icyanjye kindimo ari ugukora n'abantu, ngakorana n'abantu hanze ntari mu kigo. Muri uko gukorana nabo rero akaba wenda urugero navuga nko kuba nafasha abakene. Yego. Kandi nkabafasha mu myenda nshobora kuba namugurira, cyangwa se isahane, cyangwa se nkaba namuha no kuyanjye mfite. Ubwo rero hariya ntabwo nari kuba natanga umwenda wanjye wa uniforme y'Imana, cyangwa se ngo nterure amasahane ya communauté nyatange oya. Yego. Ubwo se narinzi ko communauté nyine ibibakorera ikavuga iti ariko urumva nabwo byari nko kubabangamira, kuko urumva yagufatira icyemezo ikagifatira mu kivunge kandi buri wese ari unique. Yego, ntabwo byashoboka. Ndi kubyumva gutyo ndi kwijijisha ko bashobora kuvuga bati reka tujye gufasha nk'abantu runaka, ariko bakaba bafatiye icyemezo wowe ufite sensibilité kuba ku cyiciro runaka. Yego. Aricyo wowe bashaka gufasha. Skora, nuko rero ubwo umaze kugera nyine muri ubu buzima se wabubonye ute ugereranyije naho wari uvuye? Nyine urumva ubwa mbere wari uri mu buzima busanzwe, hari uko wumva ubuzima bw'abihaye Imana, ugezeyo usanga ni byiza ariko utarimenya, umaze kwiga urimenya usanga aho hantu utahafitinga uvayo. Ugarutse hanze se wasanzeho uhafitinga nta kibazo? Nasanze mafite uhafitinga. Nasanze rwose ariho hanjye kuba nakorana n'abakristo basanzwe, tugakomeza gusingiza hamwe Imana no gukora ibindi bikorwa by'urukundo binyuranye. Ubwo ubuzima ntago bwakugoye ko umuntu bavuga ko umuntu uvuye hariya hari ukundi kuntu, hari foruma baba baramushyizemo kwiyadabuta hanze bitamworoheye? Byarangoye mu by'ukuri kuko nari mazemo imyaka myinshi atari mike. Byarangoye ariko nagerageje kwirwanaho, kudasinzira, kugerageza kwinjira muri societe. Urasikora kuba waravuyeyo ndetse hari n'abandi tugenda tumenya bavuyemo, si ikimenyetso gikomeye cyuko hari n'abandi bafunga umutwe bakagumayo kandi atari umuhamagaro wabo? Birashoboka. Birashoboka ariko ntabwo mbizi neza, ariko biranashoboka. Nibyo. Ubwo burya gufata icyemezo ntago biba byoroshye. Gufata icyemezo ngo ngewe ninjiye muri iyi gahunda nongeye nyisohotsemo ni ikintu gikomeye cyane. Bisaba imbaraga z'Imana no kuvuga ngo ndagiye ngiye muri ibi, utitaye ku majwi y'abantu atandukanye. Ukagenda uvuga ngo nge n'Imana yanjye njyanywe n'iki, ngiye kugikora kandi nzakigeraho. Nuko rero ubwo mukoze mariage, ubu ngubu muri mu kwezi kwa buki. Muri mu kwezi kwa buki. None se hari impungenge ngize nakana ariko ngoye kakadovari ugomba gutekerezaho. Nushaka nsubize none cyangwa ntunsubize. Ubwo urumva wagiyeyo hari ibintu utarisobanukirwa,
none winjiye no mu bundi buzima ubwo urishoboka ko wari ubusobanukiwe ho tuvuge uwo mubana nyine wisobanukiwe ufite certitude yego usanze se hashize nk'imyaka 5 cyangwa 10 ugasanga nabwo ishobora wakoze atari yo wabigira ntabwo byashoboka kuko iyo uri umurayiki iyo utahamagariwe kuba kwiha Imana cyangwa se guhamagarirwe kuba umupadi cyangwa iki ushobora kubaka urugo kurwubaka rero ntabwo wavuga ngo ndarwubatse ngo wenda ngo bizananira ngo se ngo ugire impungenge oya niyo niyinda engagement umuntu yangaja kuko nabyo ni inzira nziza nayo ikugeza ku Mana kuko baravuga ngo urugo rwiza ni paradizo ngo imeze ite ngaho nkomeze unyizure harya bavuga ni ijuru rito bavuga siko bavuga menye bavuga ijuru rito ngo urugo rwiza ngo ni ijuru ritoya ariko ijuru na paradizo ariko byose ni kimwe n'ubundi paradizo ariko ijuru niryo rikomeye kurusha paradizo wibuke ko Adamu na Eva bari barabaremeye kuba muri paradizo ariko ntago hari mu ijuru barayangiza yego byose rero narwo ni urugendo rwiza kandi narwo rugufasha kugira ngo n'ibyo bikorwa nabyo ubikore iyo muhuje ubukristo muhuje urugendo rugana ijuru murafatanya rero ibyo bintu mba ntekereza muri nge cyangwa nawe ibyo abatekereza muri we tukaba twabigeraho turi babiri nuko Skora mu minsi yashize nari ndimo ngenda ku mihanda yo kuri YouTube mbona YouTube channel yanditseho amazina yawe Scholastique harya irindi sindi Mujawamariya Scholastique mpita mbona ufiteho n'indirimbo kandi nziza zifite amashusho meza na audio nziza ababyinnyi beza mpita nyine numva twahita twimukira kuri cya kibazo kindi kutwibwira nk'umuhanzi bakabahita bajya kureba iyo channel iriho indirimbo nziza cyane Uwamariya Scholastique Mujawamariya Scholastique bagahita bakora subscribe n'amakomenti menshi cyane mutubwire uko mwamubonye mutubwire se yarakwiriye kuzuka babyita kuzuka cyangwa yagombaga kugumayo mumaze kumva ama-challenge nyine ukuntu maze kumuchallenginga muzi gushyiraho no muri comment mutubwire niba yarakwiriye kugumayo cyangwa nyine yaragombaga kuvayo twakomeza murakoze izamura mikoro gato Imana yangiriye ubuntu ubwo kunsogongeza ku mpano yayo y'ubuhanzi yego ndi umuhanzikazi nkaba n'umuririmbyi yego wanyiririmba indirimbo zinyuranye ndirimba indirimbo zo gusingiza Imana za Katolika noneho yaje kunsogongeza nyuma yaho n'izindi ndirimbo za gospel bita gospel insogongeza no kuzindi ndirimbo za gakondo z'umuco nyarwanda ubwo ni ukuvuga ko ndirimbira bose urimbira ureka imenike cyangwa iyogezabutumwa mu bundi buryo iyogezabutumwa mu bantu bose buri muntu akageraho yisanga bitewe n'ukwemera kwe ahubwo ndumva ugiye gukomeza kuba umubikira no mu yindi miryango ukaza ubutumwa ukabwamamariza mu yindi miryango ku buryo bwagutse si byose muri ecumenisme urabizi ko hatazamo n'andi madini nyine kandi urumva impano yawe itusha kuri bose nta limite urumva ugiye gukomera ubutumwa ari waratangiye ahubwo ugiye kubukomereza mu yindi miryango ku buryo bwagutse umbwiye ko ukora indirimbo za gakondo n'iza Gatolika ndetse n'iza gospel turi imbereho nibura kuri buri cyiciro imwe nka refrain n'igitero kimwe murakoze reka mpere wenda kuyitwa ibitangaza by'uhoraho ubwo iyo ni ya Katolike turate ibitangaza by'uhoraho usumba byose tuvuga ibigwi by'Imana data we mubyeyi wacu ndirimbe n'indi ya Bikira Mariya nayo ijyanye n'iyo ngiyo tugutaramira
tugushimire mubyeyi Mariya Bikira Mariya udasamanywe icyaha ujye uduhakirwa ku mwana wawe tuzabane nawe mu bwami bw'ijuru. wow kanimbo rwose k'umubyeyi ni keza. Dukomeze kuza gospel. Kuza gospel harimo nk'iyo nise ndagushimira mana. Kuzijyanye na gospel reka mbaririmbiremo imwe nayo cyangwa ebyiri. Wicika intege nshuti wicika intege uri kumwe n'umwami Imana ntacyabura menya gusa ko kujya mu ijuru atari ukugenda udamaraye. Kuri gakondo murakoze. Reka mbaririmbire no ku ruhande rw'iza gakondo wenda mbaririmbiremo nk'ebyiri. Hariyo nise rurakanyagwa. Ubwo ni urupfu. Urwo ni urupfu. Rurakanyagwa rwose. Urupfu rupfu 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 rurakanyagwa rwatumariye ababyeyi bacu n'inshuti rurakabohwa rujugunywe mu muriro. Reka mbaririmbiriho n'indi nanone kuza gakondo. Bana banjye nimuceceke nimukarire ngo muhogore mwibaza cyane ku buzima bwo kuba imfubyi mukiri bato. Murakoze. Duhereye kuri izo za gakondo iriya y'urupfu kubera iki wahisemo gutuka urupfu murapiki? Urupfu nararucyashye. Urupfu nararucyashye kubera ko rwarampemukiye. Rwakozemo cyane kenshi ariko kandi ntabwo ari ngewe gusa n'abandi rubakoramo. Ubwo rero nashize muri rusange nyine ndarucyaha. Yego. Mu mwaka w'2004 rwantwariye mama wanjye. Yego. Rumutwara narigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Ubwo rero bitewe n'ubuzima nari ndimo cyangwa se ingamba nari mfite icyo gihe zo kwiga nshyizeho umwete ngo nzatsinde neza kandi mama yaramfashaga cyane. Rwaramutwaye rero numva rurambangamiye cyane. Numva ruciyemo kabiri imigambi yose nari mfite. Rwankoze mu nkokora. Ndabyumva. Ubwo rero byageze igihe ndihangana ndiga ndakomeza. Ubwo rumaze kumutwara yaransiganye abana barumuna banjye n'abavana basaza banjye n'abavandimwe n'abarumuna banjye. Dusigana umwana w'umwaka umwe. Icyo gihe rero byarangoye kuko ninjye wari mukuru mu bandi. Byahise binsaba ko amashuri nyihagarika nkicara nkarera abavandimwe banjye. Yego. Gake gake rero naje kongera nubuze umutwe ndongera ndiga maze kwiyakira ariko nyine nkiga bingora ntekereza mu rugo abana mu rugo nubwo papa yari ahari bwose ariko byambereye ikibazo gikomeye. Ubwo naje gukomeza ndiga ndarangiza nyine noneho ruza kongera kunkoramo mu mwaka wa 2013. Ubwo nabwo rwantwariye papa. Icyo gihe nari ndi muri formation muri novisiya. Yego. Yego. Ubwo adukurikiye wari waramaze kwinjira mu bihaye Imana mu nzira yabyo. Yego. Rero tuma ntekereza byinshi. Yego. Ubwo icyo gihe nagize ikibazo gikomeye kuko nari mu kindi gihugu. Bantu maho nza gushyingura nsanga bare bamushyinguye. Ibirambabaza cyane. Yego. Rwongera kunkoraho nanone mu mwaka wa 2017 runtwarira musaza wanjye wo kwa data wacu nawe waturebereraga. Yari umuntu ukomeye mu muryango wacu.
nawe ruba ruramunyarukanye, akora impanuka na moto ye bwite, ahita agenda nyine. Muri 2018 mu mwaka ukurikiyeho nabwo rutwara data wacu, papa yari yaradusigiye ngo azatureberere. Mbese ubwo dusigara turi imfubyi noneho buri. Muri 2019 nabwo rutwara uwundi data wacu w'inyuma. Urumva rero rwankozemo cyane. Birumvikana rwose. Ubwo rero nibwo naje kwicara, nari ahantu mu gashyamba ndi gutekereza kuri ibyo bintu byagendaga bimbaho. Inganzo rero yaje kumfata yarwo. Noneho nkareba hirya no hino, hari ababyeyi usanga babyara, umubyagayera ku rubyaro, babyita urubyaro, imbyaro ya babyita ku mbyaro ya kangahe, nta kibazo. Umwana wa mbere ukagenda ukageza nko ku mwana wa gatanu, abana bose bapfa. Hari n'uwo nzi rwose wabyaye ahera ku mwana wa mbere ageza ku mbyaro ya 9. Yego. Abana bose bapfa. Nicyo gitero nagishyizemo muri iyo ndirimbo, gera ku mbyaro ya 10 bose bapfa. Ariko nyuma yaho Imana yamugiriye impuhwe, imuha abana 3. Iyo meditation rero nayo nayirebyeho ndayireba. Noneho nza kureba no mu rubyiruko, ukuntu urubyiruko umuntu akura afite intumbero nziza, wenda arihirwa na mama we w'umukene, cyangwa se abandi baterankunga, cyangwa sanga yarasigaranye na papa we wenyine, akamufasha akiga universite, akarangiza akavuga ati nzakorera papa iki, nanjye nzagira icyo nkorera mu rugo. Yaba atarasoza y'amashuri rero rukaba ruramunyarukanye. Ibyo byose narabirebye rero numva birambabaje. Nibuka kera nkiri mutoya nasanze urupfu baruvuga. Noneho rero nkibaza nese urupfu rusa gute? Niba ari inzobe cyangwa ari ni igisimba, ni inzobe n'umukara, bikanyobera. Noneho nza kubibaza papa. Ariko se papa ko bavuga ngo urupfu umuntu yapfuye ngo urupfu ngo rwamuriye ngo rwamuriye nisa gute? Papa arambwira ati mva rero wa mwana we, ati urupfu rurya abantu nyine rukabatwara, ati kandi ugiye ntugaruka. Ati bagushyira hariya hasi mu gitaka, ati ntabwo garuka. Ati namwe rero mujya ku ishuri muzajye mugenda mwirukanga, mutaye mugere mu rugo kare, ndakunze ruzabafata. Ubwo rero nyine twakuze twese mu rugo tuzi kunyaruka tudatinda mu makorosi, kugira mudahura narwo. Ubwo rero nyine ibyo byose bimaze kumbaho, nibwo iyo nganzo y'urupfu yahise inzamo, nkavuga nti uwarucyaro rakabije. Twaraguhemukiye byo. Murakoze. Yego. Ubwo hari yindi ndirimbo, iyo ndirimbo ariko twibutsa abantu ko nayo iri kuri ya chaîne yawe Umuja wa Mariya. Nayo ndi kuyitegura kuyikorera kuyibagezaho vuba. Kuri ya chaîne yawe Umuja wa Mariya Scholastique. Ntabwo ndayishyiraho, ntabwo nyine niho bazayisanga. Kugiye nikigera nzayisohora, nzabibamenyesha abantu bose bazayisange hari hano. Nibyo. Ubwo hari indi ndirimbo waturirimbiye uvugamo Yesu. Kuki wahisemo, ubwo tugiye kuri cya cyiciro cy'indirimbo za gospel, kuki wahisemo kuririmba nyine indirimbo zo mu yandi madini ukavugamo na Yesu, kandi abakatolike bavuga Yesu? Yesu na Yesu rero ni ikintu kimwe. Nkanjye wabaye muri kira gihugu hirya muri Tanzania, twakoreye nasanze bavuga Yesu mu Giswahili. N'abakatolike oya, ubwo kubera ko ari igihugu gikoresha ururimi rw'Igiswahili, bo Yesu bavuga Yesu. Nyine n'abakatolike bavuga Yesu. Abakatolike bavuga Yesu. Bose. Ndi kuvuga nabo muri Tanzania nabo bavuga Yesu. Bavuga Yesu. Nibyo nyine nari nkubajije. Abo muri Tanzania n'abakatolike bavuga Yesu. Yesu bose. Yego. Ubwo rero no mu yandi madini cyangwa amatorero bakavuga Yesu. Yesu na Yesu rero ni ikintu kimwe nyine, nuko ari indimi zitandukanye. Noneho bikuteye ku muhamagaro nari numvishemo mfite kuririmbira ayandi matorero, kandi bakoresha Yesu, nyine navuze Yesu bitewe n'imyemerere yabo. Yego. Nibyo. No kugira ngo ubutumwa ushaka kubagezaho
babwumve mu rurimi rwabo barwumve mu rurimi bwabo. Ariko ni nabyo hari ibintu byitwa inculturation, ni ukuntu ivanjiri iza mu muco. Iyi ni culture, urumva ni ikintu cyinjira mu muco nyine, igomba kuza muri uwo muco itawuciye, ahubwo ikawevangeliza. Nawe rero urashaka kwinjira utagenda uhutaza nyine indangagaciro zabo ko ndabyumva. Iriya wahimbiye umubyeyi Bikira Mariya se yo inspiration yaturutse? Iriya rero sorry ubundi ubuhanzi nabutangiye mu mwaka w'2000 no kwenda ku kantu nari nagasimbutse ntakababwiyeho. Indirimbo natangiyeho ya mbere ni ya Bikira Mariya. Yego, ni ya Bikira Mariya, nubwo iyi ngiyi ndirimbye atariyo natangiriyeho, ariko icyo gihe cyari igihe gikomeye, kandi nari umurejiyo Mariya tumwiyambaza, nubwo ayandi matorero atabyemera cyangwa se atamwiyambaza. Yego, ubwo rero icyo gihe muri uwo mwaka ukomeye w'2000 baravugaga ngo imperuka ngo izaba mu mwaka w'2000. Icyo gihe cyari igihe cy'umwaka uteye ubwoba cyane. Icyo gihe ndabizi nigaga niba ari muri primaire nko mu wa gatandatu gutyo, icyo gihe hari abantu batahinze, hari n'abagurishije ibyabo ngo kugira bazagende barabiriye, nta kintu basize kwisi. Ubwo rero nyine nk'abantu basengaga muri icyo gihe, barasengaga kuko bakiyambaza Bikira Mariya, buri muntu uko ashoboye. Ubwo rero nanjye kubera ko nari umurejiyo, twarasengaga mu rugo, tukavuga ishapure, tugakora ingendo ntagatifu, dukora mu buryo bwo gusura abandi bantu wenda batishoboye, cyangwa se duhura hamwe mu matsinda dusenga ibintu nk'ibyo. Noneho inganzo yaje kumfata, niyo ndirimbo ya mbere imfata, bwari uburyo bwo gusenga. Yego, iyo ndirimbo nayise Tabara abana bawe Mariya, ko nari umurejiyo kandi mbona isi yose yacitse ururondogoro, n'abakristo bose bavuga ngo tujye kugura amabuje, ngo Yesu ngaze ngasange twacanye amabuje, ngo nta mwijima uhari. Amatara, ngo amatara yaka byandi byo muri Bibiliya, ngo duheshe n'intuza n'imisaraba umugisha, mbese ibintu nk'ibyo byari ibintu bikomeye muri icyo gihe. Ubwo rero njye nahise ntangira indirimbo ndayiririmba, ari uburyo bwo gusenga kugira ngo umubyeyi Bikira Mariya nyine adutabare. Yego, ubwo rero niyo mpamvu niyo ngiyo ya kabiri nayo nabaririmbiyeho, ari iya Bikira Mariya. Mfite n'indi ya Bikira Mariya ziharare 3. Bikira Mariya rero ndamukunda, ndamwiyambaza, yatubyariye umucunguzi Yesu Kristo. Yego, nibyo yahise anadukiza iyo mperuka icyo gihe. Scholastic, ubona ubuhanzi ari gute bwafasha muri evangelisation, mwiyogezabutumwa ryo muri iki gihe kiliziya n'isi byugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane nyine bijyanye n'iki gihe? Ubona umusanzu w'umuhanzi nyine w'ubuhanzi ari uwuhe? Umusanzu w'umuhanzi rero, murakoze cyane, ni ugufasha kiliziya kogeza inkuru nziza y'Imana, ubicishije mu ndirimbo. Nimba udashoboye kujya hariya kuri aritari ngo usome misa nka padiri, cyangwa se uvuge ijambo ry'Imana nka pasitoro, Imana igushyizemo iyo mpano y'ubuhanzi, ivanjiri irushaho kwiyongera. Yego, gusoma, kuko ibyo umuntu aririmba biba biri muri Bibiliya. Yego. Noneho rero iyo uririmbiye abantu gutyo, hari benshi baba badashoboye kujya mu rusengero cyangwa kujya mu kiliziya gusenga, ariko iyo agize amahirwe akumva indirimbo imwe ivugamo Imana, ivugamo nk'iyogezabutumwa,
arahumurizwa yakumva ati wenda Yesu arafasha ababara ibyaha, aruhura urushye, cyangwa se Yesu arambika. Iyo ufite ukwizera urakomera. Kandi koko Scholastic nibyo uzi ko kuri iyi mihanda, kuri YouTube n'izindi social medias ndetse n'ahandi streaming platform huzuyeho amashitani menshi cyane. Amashitani ni ibitekerezo bibi, amagambo mabi n'indirimbo mbi nyine. Kandi uzi ko amavirusi akomeye ataraya ngaya tuvuga ngo atera indwara. Hari amavirusi yinjira mu mitwe y'abantu, mu bitekerezo by'abantu, mu mitima yabo. Ubwo uri gutanga umuganda wawe mu kugabanya, mu guhereza abantu content nyine zibafitiye akamaro ku buzima bwa roho zabo. Ibyo bintu nibyo, ahubwo abahanzi nibiyongere. Imirima yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Skora ni izihe projet nyuma yo kuba warazutse, waravuye hariya wari uri mu buzima bwo kwimana, ukaba waragiye warashinze urugo, ndetse ukaba watangiye n'iyi projet yo gutanga umusanzu wawe nk'umuhanzi mu kubaka societe nyarwanda ndetse na societe nyirisitu. Ni izihe projet wadukumbuza uduhishiye mu gihe kiri imbere nyuma y'ibyo umaze gukora biri kuri la chaîne yawe Mujawamariya Scholastic? Murakoze cyane. Projet hari ni ukuzakomeza kogeza inkuru nziza y'Imana, noneho nkabishyiramo imbaraga. Yego, nkabishyiramo imbaraga binyuze no mu mashusho. Yego, binyuze no mu mashusho, nkafatanya n'abakristo kuririmbira Imana. Noneho mu buryo bugaragara. Ubundi naririmbaga amaudio mu buryo bwihishe, ariko ubu nzarushaho kugira imbaraga zo kugira ngo dufatanye iyo nzira yo kwamamaza, inzira igana ijuru. Wiwi no gutanga uwo musanzu. Ibihangano byawe nihe dushobora kubisanga kuri social media ukoresha nizi? Urakoze. Mumbabarire kuko nabaye umunebwe, ntabwo nakunze kuzinjiramo cyane kugira ngo mbe nazitangira nzinjiremo. Gusa iyo mfite nyine niyo channel mwaboneraho izo ndirimbo, na TikTok nayo narayifunguye ndayifite. Nayo yitwa Mujawamariya Scholastic. Yego. Nayo irahari. Ariko ubu ngubu kubera ko ngiye kujya mbagezaho indirimbo nyinshi z'amashusho, nzagerageza no gufungura izindi mbuga nkoranyambaga kugira ngo hose tuzarusheho kurebera hamwe ibiri mu ndirimbo n'ubutumwa buzirimo. Bura ntiwazajya ukora n'ibiganiro ko ndi kumva ufite content nyinshi nyine, ufite ubukungu bwinshi washaringa abandi? Ibyo no kubisaba Imana. No kubisaba Imana. Biba bihari, ariko isaha y'ikintu itaragera nta cyakorwa. Yego. Skora, watanga nimero yawe ku buryo nk'abantu bakwifuza kukuvugisha babigeraho? Murakoze. Buriya bashaka kuba bamvugisha byaba byiza babanyuzeho nta kibazo, muri inzira ngufi kuri nge. Hoya we bakwinyuriraho batiriwe bavunika banyura? Muri inzira ngufi kuri nge bahita bangeraho mu buryo bwihuse. Uragira ngo hatazagira ugutereta kubera bamaze guhitamo? Byararangiye bamaze guhitamo, ariko umuntu ashobora gushaka kugutera inkunga. Yego, inkunga ni nyinshi. Azanyure, uzanyizera se? Niba amadolari menshi nzaguha nka 1/3. Ndakwizeye. Skora, tugana ku musozo, ni igiki wavuga wumva nge ntakubajije, wumva utava hano utavuze unadukorera umwanzuro w'ikiganiro? Murakoze. Ikintu numva navuga ni ugushishikariza abantu kurushaho gusenga muri ibi bihe turimo. Tukarushaho gusenga. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bisaba kwihambira ku Mana. Ari uwaguye, ari uwacitse intege se mu bundi buryo, akumva ko no muri uko gucika intege Imana ihari kandi imureba itamutaye. Yego. Ari na wa murwayi nawe akumva ko
Imana imureba ukuboko kwayo kumugeraho. Yego ari yewe na wa wundi unywa inzoga uvuga ngo ubuzima bwanjye bwararangiye ngo reka ninywera inzoga ngo niho nkuri ibisubizo niho ngira iki, akumva ko ya Mana nayo imugeraho imuzi itamwibagiwe. Yego noneho akayigarukira agasenga akihana ibyaha, Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi irababarira. Icyo nabakumbuza rero no kugira ngo turusheho gusenga kandi dusaba Imana iduha urukundo, iduha amahoro, iduha ibyishimo mu mitima yacu, kugira ngo twese dufatanyirize hamwe urugendo rugana ijuru. Muri iyi nzira igana ijuru ntawe ugendamo ari umwe, twese turafatanya tugahana amaboko, ni ukugendera hamwe tuyobowe n'ijambo ry'Imana. Yego murakoze Sikora, urakoze cyane. Ubwo naho ubutaha ugiye uje kutumurikira ku zindi ndirimbo, harimo na yindi umaze kutubwira y'urupfu yindi y'urupfu, no ku yindi mishinga rwose uzajya wunguka, uzajya uza tubisangiza abantu hano kuri Emi Pro Media. Kandi wakoze kudusura. Murakoze cyane namwe. Icyo nabifuriza ni ugukomeza kugira intangiriro nziza y'umwaka mushya muhire, ubundi Nyagasani Imana akazadukomeza mu byifuzo cyangwa se mu migambi yacu twagambiriye kuzageraho muri uyu mwaka. Murakoze. Murakoze nawe.